mu mvugo ikakaye Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yakomoje ku rubyiruko rwambara ubusa ku mbuga nkoranyambaga. Ku rundi ruhande rurageretse hagati ya Nyambo na TITI Brown bahoze bakundana kubera ko hari amakuru avuga ko bamaze gutandukana, aho TITI Brown ari umwe mu bari gushinjwa kuba akomeje kugenda kwirakwiriza amavideo n'amafoto ya Nyambo yambaye ubusa. Ni mu gihe kandi Emeline bikomeje kumukomerana cyane nyuma yo kugaragara mu mavideo aryamanye n'abakobwa bagenzi be, ndetse hakaba hakomeje kugenda hasakara andi mafoto n'amavideo menshi ya Emeline mashyashya amugaragaza yasinze no guhagarara byanze, ari kubona yambaye imyenda mu by'ukuri igaragaza ikibuno cyose kiri hanze. Aya makuru yose rero niyo ngiye kubumbira hamwe tukayagarukaho 5 kuri 5. By'umwihariko reka nshimire abamaze gukanda subscribe hano kuri YouTube channel yacu ariyo Kigali Live TV. Niba utarakanda subscribe ndagusaba ngo uyikande kugira ngo utazajya ucikanwa n'ibiganiro ndetse n'ama updates tuba twabateguriye 5 kuri 5 hano kuri Kigali Live TV. Reka mbere yuko dutangira iyi nkuru ya TITI Brown ndetse na Nyambo ndetse ni ya Emeline, tubanze mu by'ukuri turebere hamwe amagambo Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yatangaje kubikomeje kuranga urubyiruko rumwe na rumwe rukomeje kwiyandarika mu gushyira hanze amavideo bambaye ubusa, aho umukuru w'igihugu rwose yavuze ko aba babikora n'ubundi no mu bwonko bwabo cyangwa mu mutwe wabo haba hambaye ubusa. Perezida Paul Kagame yagarutse ku kibazo cy'urubyiruko rwambara ubusa ku mbuga nkoranyambaga nyuma yuko hamaze iminsi hagaragara ikibazo cy'abakwirakwiza amashusho y'urukozasoni, bamwe bakaba barihanijwe abandi bagafungwa. Ni ibikubiye mu butumwa yagejeje ku bitabiriye amasengesho ngarukamwaka yo gushima Imana no gusabira igihugu kiri kuri iki cyumweru ku itariki 19, akaba ari ibirori mu by'ukuri byabereye muri Serena Hotel. Aya masengesho azwi nka National Prayer Breakfast ategurwa n'umuryango Rwanda Leaders Fellowship. Akaba yitabiriwe n'abanyarwanda bari mu ngeri zitandukanye, barimo abayobozi mu nzego nkuru z'igihugu, abahagarariye abikorera, urubyiruko, imiryango itari ya leta ndetse n'abahagarariye ibihugu n'imiryango mpuzamahanga ikorera hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni umwanya mwiza rero abayobozi mu ngeri zitandukanye bahurira hamwe bagashima Imana ku byiza iba yarakoreye igihugu. Abitabiriye amasengesho afite insanganyamatsiko igira iti kwinjiza indangagaciro z'ubumana mu miyoborere, bashimye Imana ku byiza yakoreye igihugu cy'u Rwanda n'abanyarwanda mu mwaka wa 2024 ndetse no kubinjiza nuko Imana no kwiragiza umwaka wa 2025. Perezida Paul Kagame yavuze ko akurikirana iby'urubyiruko rwirirwamo ku mbuga nkoranyambaga, akomoza no kubambara ubusa, kimwe mu bibazo bihangayikishije igihugu muri iki gihe. Perezida Paul Kagame yagize ati njya mbibona, njya nkurikira ibintu no ku mbuga nkoranyambaga, intambara zirirwa ziriho z'abana bato baraho bambara ubusa bakajya ku muhanda. Uwambara ubusa se abarata iki undi adafite? Nta dini ribaho ryo kwambara ubusa, nta muryango ubaho wo kwambara ubusa. Ariko buriya kwambara ubusa ntabwo ari bwa busa, burya bambaye ubusa no mu mutwe. Ni ubusa buri mu mutwe, nicyo kibazo, niho bishingira. Mbwira rero ukuntu wakwemerera umuryango nyarwanda kubaho gutyo, ukibwira ko nubwo twicaye hano twebwe nk'abayobozi mu nzego zitandukanye, inshingano tuzaba twuzuza nizihe? Ni izambika ubusa abanyarwanda? Nuko abana tubarera? Yavuze ko buri wese afite inshingano zo kurwanya ibiyobyabwenge n'ubusinzi mu rubyiruko no mu bakuru, agaragaza ko izo ngeso arizo soko y'ibibazo by'amakimbirane bihora mu miryango.
Thierry aherutse kuburira abantu cyangwa se Murangira Thierry, Dr Murangira Thierry, umuvugizi wa Rwanda Investigation Bureau cyangwa se RIB, urwego rw'ubugenzacyaha, aherutse kuburira abantu bakoresha nabi imbuga nkoranyambaga, atangaza ko bashobora no gufungwa kuva ku myaka 5 kugeza ku myaka 10. Ubwo yari ari mu kiganiro na televiziyo Rwanda ku itariki 12 Nzeri umwaka ushize, Dr Murangira Thierry yagize ati abo bantu bose bakoresha imbuga nkoranyambaga nabi baba bazi neza 100% ko ibyo bakora ari icyaha. Iyo babikora bihisha inyuma y'utuzina biyita, ariko bafatwa kandi bagahabwa ibihano bitewe n'ibyo bakoze. Akomeza agira ati niba ari ugutangaza ibihuha hari amategeko harabihana, niba ari ugukwiyitirira umwirondoro wundi, niba ari ugukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside, niba ari uguhamagarira abantu kwanga abandi, niba ari ugukoresha imvugo zivangura abantu cyangwa gukwirakwiza ibikorwa by'urukozasoni, ibyo byose hari amategeko abihana kandi hazamo n'ibihano by'igifungo kuva ku myaka 5 kugeza ku myaka 10. Ngayo nguko rero abantu benshi rero nanone bakaba bakomeje kuburirwa cyangwa se kuba bababwira ko nk'aya mavideo umuntu uba wayashyize hanze aba ari icyaha gikomeye rwose, aba ari gukora kandi nk'uko mwabyumviye ari icyaha gihanwa n'amategeko. Bitari bikwiye ko ufata amavideo yewe niba nawe wayabonye yakugezeho utangire uyahererekanye cyangwa se uyakwirakwize, ibyo nabyo bigize icyaha gikomeye cyane. Hanyuma rero twigarukire ku nkuru ya Nyambo ndetse na Titi Brown. Hashize iminsi murabizi ko mu Rwanda haba hari abapromoters babandi abapromoters nyine ujya kubona ukabona nko kuri social media runaka umuntu yitwa izina harenzeho promoter, niyo hatarengaho promoter ukumva nyine cyangwa se wareba ibikorwa by'ukabona ari gupromotinga. Uwitwa Mideli Rwanda nawe ni umwe mu bapromota bari hano mu Rwanda. Ku munsi w'ejo yarapostinze ati katwizere ko ari kwa kundi abakundana bashwana bapfa ubusa ejo bakongera bagasubirana, kuko ndareba uyu mwana Nyambo atari kumwe na Titi Brown amabere akikora ntonsa. Nukuri sinzi niba mwabona gukuntu Jessica ubwo ni Nyambo yari yarahindutse. Abantu benshi rero bavuze ko Nyambo ndetse na Titi Brown batandukanye, ariko abenshi mu babakurikira ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'abakomeza kugenda batanga ibitekerezo bigiye binyuranye bakavuga ko intandaro yo gutandukana kwa Nyambo ndetse na Titi Brown bishobora kuba byaraturutse kuri ariya mavideo bivugwa ko ari aya Nyambo, bivugwa ko ari kugenda kwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga nyuma yaho hari ifoto yari yamaze kujya ahagaragara abenshi bemeza ko yari iya Nyambo. Nukuvuga ngo rero byaje guhwihwiswa ko ayo mafoto ngashobora kuba cyangwa se ayo mavideo ngashobora kuba ari gukwirakwizwa na Titi Brown, ariko abantu benshi bagenda bavuga, abenshi bavuga ko ibyo ngo ari byo bishobora kuba byarabaye imbarutso yuko Nyambo arakarira Titi Brown ku buryo bukomeye ndetse bikabaviramo gushwana, ibyari ububesto bikavamo kurebana y'ingwe. Ariko kuri ubu bitunguranye nanone ngira ngo hashize amasaha 10 nyuma yaho uyu mupromota witwa Mideli Rwanda apostingiye ko Titi Brown na Nyambo batari gucana uwaka. Nyuma y'amasaha 10 yongeye postinga post yakozwe na Titi Brown ku rukuta rwe rwa Instagram
apostinga Nyambo ndetse yandikaho ngo my life, ashyiraho utu emoji duhoberana, twahoberanye ndetse n'umutima. Ibi bikahita bikugarura ku buryo ki aba bombi bakomeje kugurisha ikinyoma cyo kwihisha mu bubesto kandi basanzwe bakundana. Muribuka ko hari inkuru zagiye zivugwa kenshi bavuga ko Nyambo ndetse na Titi Brown babana nk'umugore n'umugabo ku nzu ngiri ku Gisozi. Abenshi bavuga ko Nyambo na Titi Brown ngo bafitanye ubukwe, abandi bavuga ko Nyambo atwite inda ya Titi Brown. Ni ibintu byagiye bivugwa kenshi, nubwo bo banyuzagamo bakaza bakabihakana ku mbuga nkoranyambaga. Ariko iyo urebye nk'abantu ba hafi ba Nyambo ndetse na Titi Brown bo bavuga ko ibi bya Nyambo na Titi Brown abenshi babirambiwe mu matwi yabo, ndetse bahamya ko aba bombi bakundana kandi ibintu baba bakora rwose ari ukubeshya abantu. Yewe abantu bakaza bakatubeshya ngo naba besto, kumbe ni hatari. Ni nkuko uriya Miki yakundanye n'umutipe bakaza babeshya ngo nababyara, nyuma bakajya hasohoka ama video bari gusomana. Urumva ni ikibazo gikomeye cyane. Ariko mukuri ibintu bijyanye n'ama video y'urukozasoni akomeje kugenda asohoka, akomeje kugenda atera ikibazo gikomeye cyane. Buriya biba byakomeye cyane noneho aho umukuru w'igihugu cy'u Rwanda cyangwa se buriya ikintu cyose perezida yavuzeho cy'ikibazo aba ari ikibazo kandi koko kinakomeye. Abantu bakavuga ati nta nubwo twagakwiye kurindira ngo perezida bivugeho. Urumva ni ikibazo gikomeye kabisa. Ngayo nguko rero, bamwe bakaba bari gusabira Emeline kuba yatabwa muri yombi, abandi bakavuga ko akwiriye kwigishwa ndetse akaba yajyanwa muri rehab bakamukamuramo ibiyobyabwenge, kubera ko abenshi bavuga ko nawe siwe ibyo akora abikoreshwa n'ibiyobyabwenge aba yafashe, dore ko byagiye binagaragara ko rwose muri ariya mavideo ababashije kuyabona byagaragaraga ko Emeline yasinze, yaborewe. Hari akavideo kasohotse Emeline bamufata aryamye mu ntebe, wari uri kumufata akamubwira ati ariko sha uri haye. Ngira ngo iyo bigeze kuri level yo kuvuga ngo haye haba hakoreshejwe ikiyobyabwenge kitari inzoga, uko urumogi nirwo rujyana haye, inzoga zigasindisha. Buriya ntabwo waba wasinze ngo uvuge ngo ndi haye, oya, ntabwo bishoboka. Ahubwo iyo umuntu yanyweye umwotsi cyangwa se urumogi nibwo avuga ko ari haye. Benshi rero bakavuga ati biriya bikorwa byakozwe n'abariya bana b'abakobwa bagomba gukurikiranwa n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB kugira ngo ibe yabaganiriza niba koko ikibazo ari imyumvire yabo cyangwa se ikibazo ari ibyo biyobyabwenge mu by'ukuri bibakoresha ibintu nka biriya. Wowe urabyumva ute? Wowe uhora udukurikira urabyumva ute? Tanga igitekerezo cyawe muri comment, uvuge uko ubyumva, dore ko kuri ubu byamaze gukomera nyuma yaho umukuru w'igihugu agize icyo abivugaho. Ndabashimira rero mwebwe twabanye muri aya ma updates. Nshimira nawe wamaze gukanda subscribe, niba utarayikora usabwa no gukanda subscribe kugira ngo ujye ubasha kubana natwe 5 kuri 5. Ciao ciao.